Ese byaba bimeze bite igitaramo cya Mugisha Benjamin aka The Ben cyangwa se Leta B yateguje cyo kongera kumvisha abanyarwanda album ye yiswe Plain Love. Ndagushimira cyane wamuze kandi subscribe kuri Hirya TV Rwanda. Nawe mushyashya ngo haye ikaze kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Dukomeze kugumana Instagram turahari, TikTok turahari ndetse na Facebook turahari, hose ni Hirya TV Rwanda. Wakanda follow tukagumana, ndabakunda cyane. Umuhanzi cyangwa umuririmbyi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben aherutse gutangaza ko ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare mu mezi y'Ikinyarwanda, amazina y'Ikinyarwanda, ko azakora igitaramo agereranya na Executive Gala cyo kumvisha bamwe mu bantu bihariye album ye yise Plain Love mu rwego rwo gukomeza kuyamamaza. Uyu mugabo cyangwa se uyu muhanzi Mugisha Benjamin yatangaje ubwo yarabajijwe ku itariki yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga iyi album ye ya gatatu yaje kujya hanze ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ni nyuma y'igitaramo gikomeye yari amaze gukora ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, n'ubundi ni kuri bonane mwese murabizi, cyari igitaramo cy'imbatura mugabo yakoreye muri BK Arena. Iyi album y'uyu mugabo rero ni album idasanzwe mu rugendo rw'ubuzima bw'uyu muhanzi cyangwa se mu bijyanye na muzika, kuko amaze iminsi mu bitaramo hirya no hino mu bihugu by'i Burayi, ndetse ari no gutegura ibitaramo bizazenguruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. The Ben yaraherutse kubwira ibitangazamakuru ko nubwo azaba afite ibitaramo mu bihugu hirya no hino, ariko anatekereza gukorera igitaramo muri Kigali Convention Center cyangwa se KCC. Yavugaga ko kizaba ku wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, n'ejo bundi musibo ejo. Gusa nanone amakuru ahari ushingiye ku ngengabihe yatangaje, biragaragara ko iriya tariki y'igitaramo cye yari yatangaje i Kigali kidashoboka bitewe n'ibitaramo afite hirya no hino kwisi. Umwe mu bamufashaga gutegura iki gitaramo i Kigali yabwiye ibitangazamakuru cyangwa se yatangaje ko bahisemo gusubika iki gitaramo kubera ko batanabonye umwanya wo kucyamamaza. Bimwe muri ibi bitaramo dufite The Ben afite rero mu makuru dukesha inyarwanda nuko The Ben aherutse gutangaza igitaramo azakorera mu mujyi wa Hanover ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, ndetse azaba ari kumwe na DJ Nad, DJ Stana na DJ Baza. Yanatangaje kandi igitaramo azakorera mu mujyi wa Kampala muri Serena Hotel ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Uyu mugabo cyane ukunzwe kuva yatangira umuziki, akaba umwe mu bahanzi bakunzwe cyane bari kugasongera, ushaka banavuga ko ari King of R&B mu Rwanda, ntago waba ubeshye kuko are on top, are on fire. Uyu muhanzi aherutse kandi no gusoza ibitaramo yakoreye mu mijyi itandukanye muri Canada. Iyi mu Montreal yataramiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri yataramiye muri Ottawa, ku itariki 21 yataramiye i Toronto, naho ku itariki 22 ataramira Edmonton nk'uko byari biteganijwe n'ubundi. Uyu mugabo ukomeje kuba ku gasongero ka muzika mu muziki nyarwanda mu njyana ya R&B, yanagaragaje kandi ko ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka azataramira i Buruseli. Ni mu gihe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka n'ubundi azataramira cyangwa se azatangira ibitaramo muri Amerika, naho tariki 16 z'uko kwezi n'ubundi akazakomereza gutaramira muri Norvège. Uyu muhanzi kandi anafite igitaramo azahuriramo n'umuhanzikazi Bwiza banakoranye indirimbo bita My Best Friend, kizaba ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu mujyi wa Birmingham mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibi bitaramo byose The Ben ari gukora bigamije kumenyekanisha album ye yise Plain Love iriho indirimbo 12 zirimo Inkuta z'umutima, My Name yakoranye n'umuraperi Kivumbi King, ni Forever na True Love yahimbiye umugore we. Plain yakomoyeho ijambo cyangwa se izina yitiriye iyi album ye. Nana Icyizere yakoranye na Uncle Austin, Beta Baby yakoranye na Mario uri mu bakomeye muri Tanzania. Isi ari nayo ndirimbo ikunzwe cyane kugeza kuri ubu ngubu.
for you ndetse na Madonna. Indirimbo ifite iminota mike, ifite iminota 2 n'amasegonda 22 kuri iyi album, ni mugihe indirimbo ifite iminota myinshi igejeje ku minota 4 n'amasegonda 3. Bigaragara ko iyi album yagiye hanze bigizwemo uruhare na sosiyete y'umuziki ya 1RPM. Bamaze igihe kinini bakorana, yashoye imari mu bikorwa bye. Umubare munini w'indirimbo ziri kuri iyi album zakozwe na producer Nox Beat. Mu bikomeje gutangaza abantu benshi n'ukuntu iyi album ikomeje gukundwa cyane, ndetse uyu muhanzi akaba afite na gahunda yo kuzenguruka isi mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Kandi ikindi kigaragara nuko igitaramo nyine yarafite ngo twamaze kubibona cyasubitswe i Kigali kubera ko batanabonye n'umwanya wo kucyamamaza. Ndabashimira cyane mwese mwamaze kandi subscribe kuri Ese TV Rwanda, namwe bashyashye mbahaye ikaze. Imana ibamene mugisha, amafu n'amafufu, Uwiteka abahaze ibyiza byinshi. Ndabakunda cyane. Ni Ese TV Rwanda.